very crazy. So very crazy. So very crazy. Hallelujah once again. Ndongeye ndabasuje kandi haleluya. I greet you all in the name of the Lord Jesus. Ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Thank you so much for always following. Imana ibahe umugisha cyane kandi ndabashimira ko mudukurikira. You to always share. Kandi kumukemera ko tubaganiriza. Yeah, you share, you subscribe. We really thank you so much and we really pray for you. Kandi rwose uko mukora share musangiza abandi biganiro mukora subscribe turayibashimira cyane. Imana ibahe umugisha turabasengera. Endeavor to subscribe if you've not done so. Subscribe to Ikamba Calvary TV. Niba utarigeze ukora subscribe ukanda hari akazogera ku Ikamba Calvary TV. That is how we support one another. Uko niko dushyigikirana umwe ku wundi. Once again, my name is Pastor Benjamin. Nanone kandi amazina yanjye yitwa Pastor Benjamin. I'm very glad to be here today. Ni nezerewe cyane kuba ndi hano uyu munsi. I will be sharing with you the word of God. Kugira ngo tugane ijambo ry'Imana. The word that God has put in my heart. Ijambo Imana yashyize ku mutima. So hope God is going to bless us together in this word. Ndizera ko Imana iri umugisha hamwe biciye muri iri jambo. Amen. Amen. So shall we first pray? Reka tubaze dusenge. Father, in the name of Jesus, Data mu izina rya Yesu, we thank you so much for this great day. Turagushimira kubw'uyu munsi mwiza waduhaye. And I pray that whoever is watching this sermon, ndasenze kugira ngo buri wese ukurikire iki kiganiro, I pray that Lord Jesus, you make something a surprise to him. Ndagira ngo Uwiteka Imana yacu mukore ikintu kigitangaza kimutunguye kuri ubuzima bwe. He has many the questions not answered. Father, I pray that you give them the answers. Afite ibibazo byinshi atarabona ibisubizo, ndagusenze kugira ngo umusubize Data. Father, deliver somebody. Kandi umubohore mu izina rya Yesu. Father, heal somebody. Umukize and teach us your ways. Kandi umwigishe inzira yawe. In Jesus' name we pray. Mu izina rya Yesu dusenze. Amen. Amen. Once again, my brothers and sisters, ero bashiki banje bakuru banye n'umuna banje, I've come with the word of God today. Ari ijambo ry'Imana nzanye uyu munsi, and this it has a title, rifite umutwe, Restoring the Image of the Church. Ivango kongera kugarura isura nyakuri y'itorero. Restoring the image of the church. Kongera kugarura isura cyangwa ishusho nyakuri y'itorero. Yeah, we have the first church. Dufite itorero rya mbere, the way how it acted, uko ryakoraga, how it ministered to people, uburyo ryigishaga abantu, the way how it cared for people, uburyo ryitaga ku bantu, the way how it became significant and influential in the society. Uburyo ryakoreraga muri society runaka rigahindura. Brothers and sisters, and when you look and you compare with today, rero bene data iyo uyigereje n'itorero ry'uyu munsi, you will find that honestly we need to restore the image. Mu byukuri n'ubijyanye uzasanga dukwiriye kongera isura cyangwa ishusho ya mbere. That is why I am here, so that we can share the word of God. Niyo mpamvu rero kugira tugane ijambo ry'Imana. Restoring the image of the church. Kongera kugarura cyangwa kugarura isura y'itorero. Restoring the image of a Christian. Kugarura isura y'ubukristo. Because the way how a Christian in the first church was looked as, kuko uburyo abakristo mu itorero rya mbere bari bameze, the way how the Christians could treat each other, uburyo bafashanyaga umwe ku wundi muri bagenzi babo, the way how they were united, uburyo bari bunze umurunga w'ubumwe, the way how they shared the bread, how they shared everything, uburyo basangiraga umugati bagasangira buri kimwe cyose. I can tell you that today we need to go back and we revive. Nababwira ko dukwiriye gusubira inyuma tukongera tukabyuka. That is why the word of God that I have for today, niyo mpamvu ijambo ry'Imana mbazaniye uyu munsi, is the word for the people in the church. Ni iry'abantu bari mu itorero. Is the word for the Christians. Ni ijambo ry'abakristo. Is the word for the servants of God. Ni ijambo ry'abakozi b'Imana. So therefore, if you are called by the name of the Lord, rero niba warahamagaye mu izina ry'umwami wacu, this is the word that we need to share together. Iri ni ijambo tugomba gusangira hamwe. And we are going to get this word in the book of 2 Chronicles chapter 7 verse 12 to 14. Tugiye
kurebera ijambo rero mu ngoma za kabiri ibice 7 duhereye ku murongo wa 12 kugera ku wa 14. Reka dusome ingoma za kabiri ibice 7 duhereye ku murongo wa 12 kugera 14. Haravuze ngo hanyuma Uwiteka yereka Salomo nijoro aramubwira ati numvise gusenga kwawe maze nitoranyiriza ahantu ngo habe inzu yo gutambiramo ibitambo. Nindamuka nyinze ijuru imvura ntigwe cyangwa nintegeka inzige ngo zone igihugu cyangwa ninohereza mugiga ngo mugiga mu bantu banjye maze abantu banjye bitirwa izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga bagashaka mu maso yanjye bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi nanjye nzumva ndi mu ijuru mbababarire igicumuro cyabo mbakiriza igihugu. Amen. 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 This Second Chronicles of 7:12-14. Rero iri jambo riri mu ngoma za kabiri ibice 12 kugera 14. We have a discussion between God and Solomon. Hari ikiganiro cyabaye hagati y'Imana na Salomo. God anticipates what is going to happen in the later days. Imana yagaragaje ibwira Salomo ikintu cyagiye kuba mu minsi yagiye gukurikiraho. Remember, Solomon had already finished building the temple. Icyo gihe Salomo nibuke ko yamaze kubaka urusengero. The church was very good. Ryari urusengero cyagitoro risa neza rikeri neza. They put a lot of money in that temple. Yari yarashize amafaranga menshi mu rusengero. People worked so hard to make sure that temple can really glorify the name of the Lord. Bashize n'imbaraga bakora cyane kugira ngo bigare ku rusengero ruhesha Imana rugaragaza ibiro cy'Imana. But God looks at it and he becomes very happy. Kandi Imana ibirebye nayo irishimwa nezerwa. He was happy with the temple. Imana nezerwa urusengero. He was happy with the tabernacle. Imana nezerwa n'igicaniro. He was happy with what the people had put in place to worship God. Imana nezerwa ni byose bashize umwanya kugira ngo biramye. But God was worried about something that would happen in the later days. Ariko Imana iza kugira ikibazo cy'ubyagombaga kuba ejo hazaza. So we see God anticipating what is going to happen in later. Turabona Imana igaragaza ikintu gishobora kuba mu minsi yagomba kuzakurikira. And this is what God says. Ikiri cy'Imana yavuze In that scripture where he said that when my people have turned away from God. Anga muri iki cyazwe kiravuga ngo abantu banye niba mu ijambo ry'Imana. If people have come, the one who are called by my name. Abantu bitiriwe izina ryanjye. So there is one thing that we want to see here. Hari ikintu tugomba kubona ngaha. We see that number one, there was a great temple. Haranga haragaragara urusengero rwiza. Like how today we see great churches. Nuko n'ubu dushobora kubona insengero nziza zisa neza. So they are there, the churches are there. Insengero zirahari nyinshi. The pulpits are there, they look like gold. Udututi tumeze nka zahabu. Everything is good where the baskets where they put the offertories, they are very good. Ahantu hose hasa neza bashira amaturo ahantu hose harasa neza bakeye. When you look at the church, really you see that people have invested a lot of money. Iyo witegereje itorero usanga abantu bashizemo amafaranga menshi cyane. And that is very good and we love that. Kandi ni byiza turabona bikunda cyane. But God does not stop on looking at the appearance of the building. Ariko ntabwo Imana igarukira ku kureba ubwiza bw'inyubako. God now looks at the people who would later on turn away from him. Imana yongera no kureba ku bantu bashobora kuzayivaho bakajya mu bindi. And for sure on this one I want to make it clear. Kandi kubw'iki kugira ngo kigaragare neza. When God says that if the people who are called by my name will humble themselves, Angaravuga ngo niba abantu bitiriwe izina ryanjye baciye bicishije bugufi. So the first point, those ones who are called by the name of the Lord. Bivuze ngo akantu ka mbere ni abantu batoranyijwe n'Imana cyangwa bahamagawe n'Imana. God is talking about the ones who are called by the name of the Lord. Ahangaha Imana ikuvuga n'abantu bahamagawe mu izina ryawe yahamagaye. He is talking about the evangelists, the apostles, the bishops and the prophets. Imuravugana n'abavuga ubutumwa abahanuzi intumwa ndetse n'abandi batandukanye ba bishop. Those are the people that God is talking with here. Abo ni Imana ikuvugana n'abahangaha. He's saying that if they will turn away, if they humble themselves and they go down, then God will hear them and he will forgive them and heal their nation. So the first thing we need to know is even those who are called by the name of the Lord, they fall down. And that is exactly what happened. Today
That is what is happening in the world. uyu munsi nicyo cyabaye mu isi. Actually, God here is not talking to the prostitutes, he's not talking to the corrupt leaders in the nations, he's not talking to the thieves. uyu munsi ntabwo Imana iri kuvuga n'abasambanyi n'abajura n'abandi batandukanye, ahubwo irimo iravugana n'abantu yahamagaye. In this scripture, God is not talking to the prostitutes. muri iki cyazwe ntabwo Imana iri kuvuga n'abasambanyi. He's not saying that when the drunkards will turn away from their wicked ways. ntabwo irimo ivuga ngo abasinzi nibava mu nzoga bakangarukira. He's not saying that when the prostitutes will turn away from their wicked ways. ntabwo iri kuvuga ngo abasambanyi nibava mu byo bakangarukira. He's talking about the priests. irimo iravugana n'abatambyi, Those ones who are called by the name of the Lord. abahamagawe mu izina ry'Imana. So this scripture today I am talking about is not for the fornicators, for the prostitutes outside. rero ntabwo ntabwo ijambo ari iry'abantu bari mu byaha cyangwa abandi bantu batandukanye, kuko n'iryo ni iry'abatwebwe. So therefore, if you are called by God, rero niba warahamagawe n'Imana, if you were called by God, niba warigeze guhamagarwa n'Imana, you are an apostle, ukaba uri intumwa, you are an evangelist, ukaba uri umuvugabutumwa, you are a prophet, ukaba uri umuhanuzi, you are a bishop, ukaba uri bishop, whatsoever any title that you have in church, na titire yose waba ufite mu itorero, this is your scripture today. iki ni icyanditswe cyawe cy'uyu munsi. God is saying, if you will turn away from your wickedness. Imana irimo iravuga ngo nuramuka uvuye cyangwa uretse intege nkeya wagize. So therefore, the first thing we see is that God is requesting his servants to humble themselves. icya mbere tubona nuko Imana iri gusaba abakozi bayo kugira ngo bicishe bugufi. The way how they were, because God saw that they were going to be proud, pride was going to go in them. rero Imana irimo iravuga ko izanezezwa no kubona abantu bameze neza kugira ngo yongere bakoreshe. So this is what God is requesting is that when they will humble themselves, icyo Imana iri gusaba nuko abantu bicisha bugufi, and the servants of God. kandi n'abakozi b'Imana. Let me tell you, brothers and sisters, reka mbabwire bere data, if there is anything that has killed the church of today, niba hari ikintu cyinshi itorero ry'uyu munsi, is the servants of God to become too proud. n'abakozi b'Imana bishize hejuru. They are up, they are up, they are up. bishize hejuru bajya hejuru. Moreover, even a small Christian, a Christian to get the pastor, it is very hard. rwose kugira ngo umukristo abe yabona umupasiteri we ni ikintu gikomeye. There are even those ones who have the bodyguards. hari n'abandi bafite abarinzi. The pride has entered the church and it has started from the servants of God. ubwibone bwinjiye mu itorero bwica abakozi b'Imana. You find somebody has like 10 cars, and all the cars he has put his number plate, he has put his name. uzabona umuntu afite imodoka nk'icumi cyangwa runaka kandi zifite plaque zose ziri mu mazina ye, And he has, that is a servant of God. abo ni abakozi b'Imana. When the servant of God is coming, everybody, the servants of God have become the modern idols. ukuvuga ngo mbese mu yandi magambo abakozi b'Imana niyo baje ubona mu buryo barabaye nkaho ari baraye nk'ikigirwamana mu buryo runaka. Yeah, so you find that the pride has entered the church and has killed the servants of God. uzabona ko ubwibone ahangaha bwinjiye mu itorero bukica abakozi b'Imana. And that is exactly what is happening today in the world. ibi nibyo byabaye, niyo shusho kuri byabaye mu isi yose. Number 2, God says that when they pray and they seek his face, Imana icyaka biravuga ngo nibasenga bagashaka mu maso hayo, God will forgive them. Imana izababarira. Today where we are, ese twebwe uyu munsi turi he? where we are today, me as a servant of God, mbega turengeye nk'umukozi w'Imana ndi he? if there is anything that God is requesting from any servant of God, niba hari ikintu Imana iri gusaba buri mukozi wese uko ari we wese w'Imana, is total repentance. ni ukwihana nyakuri. Because of what we have been doing, some of us, what we have been doing in church, kuko ibintu bamwe muri twe twakoze mu matorero is completely horrible. ni ibintu bidakijijwe, ni ibintu bibi. These are things which have made the church to change the image, and it has become something that you cannot understand. ibyo bintu twakoze byahinduye isura y'itorero, bihinduka ikintu natapfa gusobanukirwa icyo ari cyo. The pride entered the church and people are asking, are these the
Christ's servants or they are servants of Baal. ubwibone bwinjiye mu itorero, abantu batangira kwibaza ese abantu abakozi b'Imana cyangwa abakozi ba Bayali. And this is what I'm saying is not for just normal Christians. Ibi ntabwo mvuga iby'abakristo basanzwe. This is for the bishop. Ibi ni iby'ababishop. This is for a pastor. Iby'abapasiteri, abashumba. This is for a prophet. Iby'abahanuzi. This is for an apostle. Iby'intumwa. Everybody buri wese who is called by the name of the Lord. wahamagawe mu izina ry'Umwami wawe. God is saying, humble yourself. Imana iravuga ngo ca bugufi. Come down from where you are. Garuka uvuye mu byo wari urimo. Come down from heaven where you think you have reached. Manuka uve mu cyo wari wishyizemo ugaruke hasi. So pride has killed the church. Ubwibone bw'isi torero. And because of that, kandi kubera iyo mpamvu, the image of the church has completely changed. ishusho y'itorero yarahindutse neza. That is why when people look at the church today, Rero iyo abantu bareba itorero uyu munsi wa none, they ask themselves, are we in church or we are in something else? baravuga ko turi mu itorero cyangwa turi mu kindi kintu runaka. Why? Kubera iki? For example, you take an example. Let me tell you one thing. The truth is, reka mbabwire ikintu kimwe, ariko ukuri ni uko today we need to really repent. dukeneye mu by'ukuri uyu dukeneye kwihana nyakuri. Me myself, I'm repenting. Nanjye ubwanjye ndimo ndihana. And I request everybody to repent. Nanjye ndasaba nawe uneze amatwi umurikiye kwihana. If God would come back like today, ese Imana iramutse igarutse uyu munsi wa none and he sees what is happening in the church, yarangiza ibintu byaba biri kuba mu itorero cyangwa byabaye mu itorero. Recently I was seeing a pastor who made people to drink petrol. ubushize ari umupasiteri wabwiye abakristo kugira ngo batangiye banywe peteroli. And another one told them to eat grasses. Bababwira ngo babahe barye grasses and flowers. ibintu nk'ibyo bidafite agaciro. Others, they tell the Christians that, you know what, this is the holy water. You drink this water. This water is the holy water. Abandi bakavuga ngo urumva ngo aya mazi ni amazi meza aracurwa n'ay'umugisha. Others, they bring their sweet potatoes and they call them that this is a holy sweet potato. Abandi bakazana ibijumba bakavuga ngo ni ibijumba byera. The others bring that this is holy rice. Abandi bakavuga ngo ni umuceri wera. That is exploitation that is beyond humanity. Ibyo ni ibintu bisa nk'ibirenze biri hirya y'ubumuntu. Even a pagan cannot do such a thing. N'abapagani ntabwo babikora ibintu bisa gutyo. What is happening today? Ese ni iki kiri kuba uyu munsi? Why is it happening? Kuki byaho, kuki biri kuba? People have used the grace of Jesus to spoil the image of the church of God. Abantu bakoresheje ubuntu bw'Imana bangiriza itorero, isura y'itorero ry'Imana. They say that because by the grace we are saved, then we can do any other horrible thing that we want to do in salvation. Bavuga ngo kubera ko ubuntu bw'Imana ko twakijijwe, twitwaje ubuntu bw'Imana twakora ikindi kintu ariko kiri hanze y'iby'Imana. I want to thank the servants of God who have remained true. Ndashaka gushimira abakozi b'Imana bagihagaze mu kuri, who are still preaching the true gospel, bakigisha ijambo ry'ukuri. But I want also to tell you one thing. Ariko ndagira ngo nawe mbabwire ikindi kintu kimwe. The devil is conquering the church. Satani arimo ararwanya itorero. Is conquering. Conquering means to take over. Arimo arashaka gukuraho, gutsinda itorero ngo rihanagure. Because when you see such things, coming out, iyo ukomeje kugenda ibintu biri kugenda biva mu kabiza. Another time, a servant of God said that that these days that the church has become a business, umukozi maravuze ati urabona muri iyi minsi itorero ry'Imana byahindutse business. It has become like a family business. Itorero ni business y'umuryango, a personal business, sanga business y'umuntu ku giti cye. Family business, a business y'umuryango. That is why you find there in some churches you find the father is the senior pastor. Niyo mpamvu uzasanga itorero rimwe uzasanga
pasiteri papa wo mu rugo niwe senior pasiteri mukuru, then the wife is the assistant pastor, ugasanga umugore we niwe umwungirije, the child is the youth pastor, ugasanga umwana we niwe uhagarariye urubyiruko, another one is the one who is leading the Sunday school, ugasanga abandi ni babandi bayobora ibintu birangwa bisanzwe. So people have made the church to be a business. Rero abantu bagize itorero barigira business. All these things are what is happening today in the world. Ibyo nibyo bintu biri kuba uyu munsi muri iyi si. And the foundation, this is now why I'm talking about the foundation of the church. Kandi urufatiro rw'itorero, it has become a toxic thing. Rwarahumanijwe. And right now as I talk, that is why I'm really speaking, but I know some of you will not be happy with what I'm saying. But I want to tell you that God wants a clear church back. Jesus wants his church that he spoke about in the book of Matthew chapter 16:18. Why do we keep quiet when we see such things happening? And when you look at all these things that have happened, the people in the society, they have looked at a church is something that is not really defined well. Because of the wickedness of the people who are called by the name of the Lord Jesus. So therefore I am here to talk about that image that we need back in the world for the church. The church that was there in the beginning. The church for the apostles of God. The church that was a church for the society. The true church of God. Right now we have problems because very many people are exploited in some of the churches. To tell you the truth, this is what I'm saying. What I'm saying is this. When you look at the status of the church where it is today, it is in a danger status. But me, I look at it as an opportunity because God is bringing the certain revival. That is why me, I am now announcing. I am announcing a revival in the world. I am announcing the revival in the church. I am announcing revival in the servants of God. There are some servants of God who need to get born again. You need to get born again. And you start preaching the true gospel. Because the gospel has changed because of your motive and the reason why you started the church. So therefore, the church which came to act as a salt, to bring the saltiness in the society. But some churches are creating more dangers in the society, which has made the people to lose the trust in the church anymore, which has made the governments not to trust the church anymore. And because of some of the wickedness that are happening in the church, exploiting the people, exploiting the people,
I'm sorry because I'm saying all this. murambabara kuba ndi kuvuga ibingibi byose, But I'm not sorry because I'm preaching the gospel. ariko nawe nta mpamvu kuko ndimo ndavuga ubutumwa bwiza. Because God is looking at the church and God is planning for a new church to come. Kuko Imana irimo irashakisha, irimo yifuza itorero ry'ukuri kugira ngo ryongere. That is why the scripture told us that those people, if they humble themselves and they seek for God and they turn away from their wickedness. Niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo abantu bahamagawe n'Imana nibahagarukiye Imana bagaca bugufi bakava mu bibi byabo, God is going to heal their nations and their land. Imana izakiza igihugu cyabo, ikiza n'ubutaka bwabo. Right now, the reason why God has not blessed our nations the way we expect God to bless them, Impamvu tutarimo tubona umugisha uvuye ku Mana uko twabitekerezaga, because there are some servants of God who have been doing wickedness and they have not gone down to repent and come back to God. nuko hari abakozi b'Imana bakoze ibintu bitari byiza by'intege nkeya kandi ntibace bugufi ngo bihanire And I'm Imana. here to tell you that if you don't want to turn away from your wickedness, Kandi ndakubwira ngo niba utifuza kuva mu byo ukora bidakwiriye, I will pray that your church will not open again. ndagira ngo nkubwire ko itorero ryawe itazongera gutuma I will pray that it doesn't open again. nzasegura itorero itazongera gufungurwa ukuri. If you want to come back with the wickedness again in the church, Utava mu ntege nkeya urimo mu byo ukora bibi. people are tired of this wrong gospel that is going here and there. Abantu barambiwe ubutumwa bupfuye, The gospel that is the gospel to exploit people, to take people's money away. The gospel, people are tired of that exploitation. ubutumwa busenya, ubutumwa bugambura abantu amafaranga. Imana imaze kurambirwa ibyo bintu byose. I want to talk about three things that are happening in the church. That is the reason as why God is speaking that those who are called by His name should go bow down and they seek for Him. Ndashaka kuvuga ibintu bitatu byabaye, ari nayo mpamvu Imana iri gusaba abantu bahamagaye mu izina ryayo kugira ngo bace bugufi bongere bashake mu maso The y'Imana. foundations of some churches, Urufatiro rw'amatorero amwe, the way how some churches came into existence. uko amatorero amwe yabaga avuye muri. For example, we have different faith. Dufite kwizera. Yeah, you find maybe I might be coming from a full gospel church, Ushobora guhera urugero ujyatanze ba Full Gospel Church, and then you come from Faith Center, bivuze ngo nanjye nkavuye muri Faith Center, another one comes from Holy Trinity. ugasanga umuntu avuye muri itorero ryitwa Holy Trinity. Different foundations. Ukuvuga ngo imfatiro zitandukanye abantu bubakiyeho. These foundations came Izo mfatiro zabaye and they have become a disgrace to the society. izo torero zatumye ubwiza cyangwa ubuntu bw'Imana muri sosiyete buvamo. Why? Kubera iki? These foundations of faith, izo mfatiro zo kwizera zitandukanye, when they come with their own doctrines. buri wese aza afite amatwara cyangwa amabwiriza ye. So they are hiding in their doctrines Rero ibintu byishe muri amadoktrine to separate the people, bisha muri amadoktrine kugira ngo batanye abantu, so that the people cannot have Christ doctrine, kugira ngo abantu ntibongeye kugira doctrine za Yesu ngo bakaya doctrine z'amatorero aho baturuka. So you find that if this one is coming from this doctrine, Rero ukabona ko niba naturutse muri ya doctrine ya hariya, another one is coming from this doctrine, ndagaturuka mu ya hariya, then this one is going to look at the other one that this one is not saved. uwo mwabare unakavuga ko ntabwo yigeze akizwa, These ones, they are wrong. uriya we nta kigenda n'ibibi. So in simple terms, these churches have all become religious. Rero ayo mato yose yahindutse ikintu, yahindutse iyobokamana. It has become its din. Yabaye idini, yabaye idini. And the religion has come to separate the people. Kandi idini icyo rikora ritanya abantu n'abandi. It comes to call some people good and call some people bad. Iyo torero riza kugira ngo rifate abantu beza n'abandi bo ukuntu. And people are hiding in these doctrines. Kandi abantu bishe muri ayo madoctrine
taking and stealing a lot of resources from people. kwiba kunyaga ubutunzi bw'abantu. That is why the doctrine of Christ, niyo mpamvu doctrine za Yesu za Kristo they are not seen in the society. ntabwo zigaragara muri sosiyete. But what is seen are the doctrines of people. ariko ibigaragara muri doctrine z'abantu are the doctrines that have come from somewhere, but come to divide people, to separate people, to not look at the people as one people. ayo madoctrine agaragara mu bantu amadoctrine yo guca ibice, kwambura abantu. So the different doctrines that have come in the world, rero ayo madoctrine atandukanye yaje mu isi, which have become religion, ayo yahindutse idini, has caused more trouble in the society, yateje ibibazo bitandukanye muri sosiyete than what the church was expected to bring in the society. bitandukanye n'iki toro ryagombye kuba ryaraza muri sosiyete. Why? kubera iki? Because some people have made it their business. kuko abantu bakoze ayo madoctrine kugira ngo bone business zabo. And that is why in the last days, niyo mpamvu mu minsi ya nyuma all those doctrines ayo madoctrine yose will be crushed. ayo yose azavaho. The only doctrine we are going to see rero iyi doctrine imwe tuzabona gusa is the doctrine of Jesus Christ. ni doctrine Yesu Kristo. We want everybody to behave like Christ. turashaka wese yitwara nka Yesu. We want people to preach like Christ. wese akabwiriza nka Kristo. We want people to love people like Christ. wese akunda abantu nka Kristo. Because Christ has the best doctrine that the world needs. kuko Kristo afite doctrine nziza isi ikeneye. So move out from your doctrine, rero sohoka muri izo doctrine zawe, because they may make you fail to get the kingdom of God, kuko zatuma utsindwa kwakira ubwami bw'Imana, and you go to hell. warangiza urimbuke, Ukajya muri Gehenna, yet you were speaking the gospel. ukarimbuka ukajya muri Gehinomu kandi waravugaga Yesu. Come out of the doctrine. sohoka muri izo doctrine, Get the doctrines of Jesus, fata doctrine za Yesu, and you preach the true gospel urangiza uvuga ubutumwa bw'ukuri in the world. n'isi yose. Bring people together. zana abantu huza hamwe, People together. kundira abantu hamwe, People are people of God. kuko bose ni abantu It b'Imana. doesn't matter which church they go to. ntacyo bitwara aho baturuka, No, wherever they are, aho bari hose, so long as they have believed on Jesus Christ, kuko bose bizera Imana, they are children of ni God. abana b'Imana. So let not the doctrine separate you from your friend. reka tutemera ko doctrine zitandukanye n'amategeko n'inshuti zacu. So stop making doctrines your modern idols. reka ntiwemere ko doctrine ziguhindukira nk'ikigirwamana. So as I conclude, ngera ku musozo, the society sosiyete right now, uyu mwanya they are tired of what has been happening in the church. inaniwe cyangwa irambiwe ibintu byose byabaye mu itorero. They are looking at the church as if the church is an entity that is really not doing what it's supposed to do. barimo sosiyete yari itorero ese kuko iri mu itorero kuko itorero ryanewe ko ryagombye kuba As rikora. a result of that, rero n'ingaruka zabo cyangwa icyavu ikigomba some kuvamo, people have backslided. abantu basubiye inyuma. That is why I am here to invite again people who have backslided. niyo mpamvu rero kugira ngo nongere nkangure cyangwa nimire abantu basubiye inyuma Due to the COVID-19 and due to different problems in life, bitewe n'icyorezo cya covid cyangwa n'ibibazo bitandukanye. come back to Jesus. wongere mugarukire Yesu. Jesus is waiting for you. Yesu arabategereje. He gives you the solution. Yesu afite ibisubizo byo He gives mukeneye, you everything. arabaha ibyo mukeneye byose, He gives you a good and new heart in you. arabaha umutima mushya muri mwebwe. Come back to Jesus. wongere mugarukire Yesu. Jesus is restoring the church. Yesu arimo aragarura itorero rye. So religion is the greatest enemy for the society. rero idini ni umwanzi ukomeye wa sosiyete. As a matter of fact, rero bitewe n'impamvu zitandukanye, religion idini is the greatest enemy to the developing countries. ni umwanzi w'iterambere ry'igihugu. Developing countries. iterambere
ibihugu bikura. There are developed countries and there are developing countries. idini ni umwanzi w'ibihugu birimo bitera imbere, Like all of our African continents and the Philippines, all the developing countries. arimo avuga ibihugu birimo bizamuka bitera imbere mu nzira y'iterambere n'ibihugu byose muri Afurika, muri za Philippines n'ahandi. So religion is the greatest enemy. Rero idini ni umwanzi ukomeye. Let me tell you how it is a greatest enemy. Reka mbere ku buryo ari umwanzi ukomeye. For example, you find somebody has he has his faith ministry in maybe in Kenya. Ushobora kubona yenda abantu bafite ministeri y'ibiro bya ministeri yo kwizera muri Kenya, But this is what they do. ariko iki nicyo bakora. They tell the people in Kenya Bakabwira abantu muri Kenya that please you have to be collecting a certain amount of money. kababwira ngo muteranye amafaranga runaka, You collect that little money from the flock, from the people. muteranye amafaranga make muyakura mu bantu. Some people even sell their lands and their goods, Abantu bakagurisha ubutaka bwabo n'amahene yabo, and they carry all the sacks of money. bakazana amafaranga yose bayikoreye, They put it to the pastor. bakayazanira mushumba, Even the pastor carries the money. na pastor akikora amafaranga He yose sends the money akayohereza somewhere ahandi hantu, where they say that it is the origin. aho ngaho bivuga ngo niyo nkomoko nyine y'ibyo. So you see that the developed nations, Rero igihugu cy'inzira y'iterambere, the developed countries, ibihugu byateye imbere are using religion ibihugu byateye imbere bikoresha idini to collect and exploit the little resources from poor people. bikoresha idini kugira ngo rikusanye amafaranga aturutse mu bakene, And they carry their money to their countries. barangiza bakajya mu gihugu byateye imbere. For example, you find a church in Africa. Rero ukabona n'itorero muri Afurika, Even when it rains on people. nubwo uko byari bimeze kose ni mu bantu. The rain, when rain comes, nubwo imvura yagwa, it rains on them. igwa kuri bo, Yet they keep collecting little money. bivuze ngo abantu nta nzu bagira, banyarwanda bakarahanze, ariko baze gukusanya amafaranga barayakusanya, They carry the money. amafaranga bakayikorera, They take it to the priest. bakayashyira umutambyi, The priest carries the money. umutambyi n'akayikorera, He sends it. akayohereza ahantu, And when it reaches there, iyo agezeyo rero aho ngaho they start building big buildings. batangira kubakisha inyubako nini ndende cyane. That is exploitation of the poor countries. uko gusahura ibihugu bikennye. So I am here to tell the developed countries rero ndaba kugira ngo mbwire ibihugu biteye imbere which are using religion bakoresha idini to exploit the poor people, kugira ngo basabe cyangwa bangiriza abakene, to make the developing countries poor and poor and poor. kugira ngo ibihugu biri mu nzira y'iterambere bikomeze bikene. I am here to tell you one thing. ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe. God is turning around the table, Imana ihinduye neza, and when that table will turn, rero aya meza namara guhinduka, what was first icyayi cya mbere will come last. kizarusha nyuma. So Africa as a continent, nk'umugabane, we have to really fight a big fight. turagomba kurwanya intambara nini, The fight of fighting the wrong gospel. kugira ngo turwanye ubutumwa bubi, The wrong gospel that has killed the church in Africa. ubutumwa bwigisha amatorero muri Afurika. We bring back the true gospel. tukagara ubutumwa bwiza bw'ukuri, The gospel that loves the community. ubutumwa buzatuma abantu bakundana, The gospel that is going to support the people. ubutumwa buzatuma abantu bafashanya, The gospel that is going to build our nations. ubutumwa buzatuma ibihugu byacu byubakika. Hallelujah. Haleluya. This is the time iki ni igihe for the true gospel to be preached. cy'ubutumwa bwiza ngo bubwirizwe. The gospel basing on money. ubutumwa bujyanye n'amafaranga, The prosperity gospel. ubutumwa bwo gutera imbere, That one has killed our churches in Europe, in USA, even in our country. ubwo butumwa nibwo bwishe amatorero muri Afurika, muri Amerika, mu Burayi, nibwo bwishe no mu bihugu byacu, And it is continuing to kill our churches. kandi bwakomeje no kwica amatorero, bukomeje no kwica amatorero. I am here to tell you, ndagira ngo mbabwire, this is the time
iki ni igihe God is saying, imana irimo ivuga if you are called by his name, niba warahamagawe mu izina ry'imana humble yourself, ca bugufi, pray and seek God, senga ushake amaso y'imana, and away from your wickedness. va mu ntege nke zawe. God is going to bless our nation. Imana igiye guhisha igihugu cyacu, God is going to heal our country. imana igiye gukiza igihugu cyacu, God is going to heal our churches. imana igiye gukiza itorero ryacu. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Let us look at the gospel Reka turebe ku butumwa as the gospel that Jesus brought. ubutumwa bw'ubwo Yesu yatuzaniye. Jesus is our greatest pastor, our greatest teacher. Yesu niwe mushumba wacu, niwe pasiteri wacu mukuru, niwe mwarimu. If all the teachings are contradicting with what Jesus taught, Rero niba hari ubutumwa butandukanye n'icyo Yesu yavuze, those are the teachings of the demons in the last days. ubwo ni ubutumwa bw'abadayimoni mu minsi ya nyuma. And those are the preachings that are killing the church in our continent. Ubwo nibwo butumwa bw'iki torero mu mugabane wacu. But I'm here to invite you. Ariko nagira ngo ngutumire, You might have a big church in Rwanda. ushobora kuba itorero nini mu Rwanda, You might have a big church in Uganda. ushobora kuba itorero nini muri Uganda, You might have a big church anywhere. ushobora kuba itorero nini ahantu hatandukanye. Let me tell you one thing. Reka ngubwire ikintu kimwe, It's not all about the size of your church. ntacyo bitwaye ubunini bw'itorero ryawe. What matters most, ntacyo bitwaye. what matters right now, Ikibazo kuboneka ubu ngubu is you to go down. ni wowe guca bugufi, You humble yourself. ukicisha bugufi, You pray and seek God. ugashaka amaso y'Imana, You turn away from your personal wickedness. ukava mu bintu byaha, You come away, you run away from the motives of getting money from the church. ugahunga inzira zikwinjiza mu gusaba itorero ukuramo amafaranga, You come out of the office ukava muri biro, and you go to the people. warangiza ukajya mu bantu, You preach to them the gospel. ukabigisha ubutumwa bwiza, Disciple the nations. ugahindura abantu ko bigishwa, Disciple the ministers. ukigisha abakozi b'Imana bari mu rusengero You rwawe, disciple the presidents and you disciple the great leaders of the nation. ugahindura abantu ko abigishwa ba Yesu ahantu hatandukanye mu gihugu hose. But you will only do that Ariko ibyo ushobora kubikora gusa if we restore the image of the true church. niba wifuza kugira ngo tugarure ishusho y'itorero nyakuri. Otherwise, the image of the church today, Rero mu buryo bumwe, mu yandi magambo, ishusho y'itorero ry'uyu munsi, where we are today, ese uyu munsi turi hehe? that image is not a good image. Iyi shusho tubona ntabwo ari ishusho nziza. And remember, everything rises and falls on leadership. Kandi wibuke ko ibintu byose bizamuka kandi bikanapfira mu buyobozi. So if we want the image of the church to change, Niba twifuza ko ishusho y'itorero ihinduka, then it is the servants of God who have to change first. rero ni abakozi b'Imana bagomba guhinduka bwa mbere. And when they change, Nibamara guhinduka, they will even change the people they pastor. nabo bazahinduka abantu bayoboye, bazahindura abantu bayoboye. So great apostles of God, Rero Imana ibahugisha the great apostles of God, intumwa z'Imana zikomeye, the great evangelists of God, abavugabutumwa bakomeye, the great prophets of God, abahanuzi bakomeye, the great teachers of God, abigisha bakomeye b'Imana, the great pastors of God. abashumba bakomeye. God is saying, Imana irimo iravuga, if we can turn away from our wicked ways, niduhindukira tukava mu bibi dukora, all of us who are called by his name, twese abitiriwe izina ry'Imana, and we repent, twajya tukihana, God will heal our nation. Imana izakiza igihugu cyacu, God will bless us, Imana izaduha umugisha, and God will revive the church, Imana izaza yungutse mu itorero, and we shall overcome. kandi tuzatsinda, We shall overcome. tuzatsinda. Hallelujah. Haleluya. God bless you. Imana ibahe umugisha. We shall continue from there. Tuzakomereza ahangaha. Please, you can always follow us. Rero ukomeze udukurikire.
We shall be sharing more about the kingdom of God. ukomeze usangize n'abandi ubutumwa bwiza bw'Imana. I cannot finish without praying for somebody who wants to receive Jesus Christ. Ntabwo nasoza nasenganye n'umuntu wifuza kwakira Yesu umwami n'umukiza. I want you to repeat these words with me. Ndagira ngo usubire muri amagambo. If you want Jesus, if you want to start a new relationship with Jesus, niba wifuza gutangira ubusabane bushya hamwe n'Imana yawe, say, dear Lord Jesus, vuga ngo mwami Yesu, today uyu munsi I have decided fasha umwanzuro to start a new relationship with you. gutangira ubumwe bushya nawe. Help me, Lord. Mfasha mwami. Forgive me, Lord. Mbabarira. In Jesus' Mu name. izina rya Yesu. Amen. Amen. Let's pray together. Reka dusengere hamwe. Father, in the name of Jesus, Data mu izina rya Yesu. I thank you for whoever has watched this video. Ndagushimiye kubwa umwe wese uri kureba video. That this word, the way it was yesterday, is the same today and forever it shall be. Kuko uko ijambo ryari kera n'uyu munsi bikora kandi ko bizahora. Today you have encouraged us to turn back from our wicked way. Uyu munsi udushishikarije kugira duhinduke tuve mu nzira zacu mbi. I pray that you forgive our countries. Ndakwinginze kugira ngo wabare igihugu cyacu. Forgive our pastors. Wabare abashumba bacu. Forgive our leaders. Wabare abayobozi bacu. Forgive our church. Wabare itorero ryacu. Give us a new beginning. Uduhe amatangiriro mashya with a good motive kugira ngo tugire indi ntego nshya to serve you. Tugukorere. In Jesus' name we pray. Amen. I remain Pastor Benjamin. Pastor Benjamin. God bless you very much. We want Africa to have a revival. And Africa is going to become a blessing to the whole world. But it is starting from church. God bless you.